nkomoje ku ishoramari reka nsabe Maître Nkundabarashi urumwe mu bizigamira mu kigega iterambere fund navuga ko munagikunda cyane ko murabigaragaza yuko ari ikintu cy'ingenzi buri munyarwanda wese akwiye kumva ariko hari abantu badukurikiye nk'uko twabivuze abari hano ndizera ntashidikanya yuko bamaze kumenya by'umwihariko ibyiza by'iterambere fund ariko hari umuntu udukurikiye kuri YouTube hari umuntu uri buze gukurikira amakuru akibaza ngo nuwuhe mwihariko iterambere fund rifite mwawuturatira cyangwa mwawudusangiza. Ndabashimiye cyane cyambere naheraho nuko nkuko mwabivuze izina ryanjye na title yanjye ibanza mwumvise yuko ndi umwavoka. Abavoka buriya n'abantu bagira amakenga cyane kubera umwuga wabo ariko kuva mu myaka 2 ishize nibwo twatangiye gukorana n'ikigega RNIT iterambere fund. Ubwo iyo mvuga gukorana na RNIT iterambere fund ni igenda umunyamuryango ku giti cyanjye wenda ntabwo bababwiye yuko ndi n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka. Urwo rugaga rw'abavoka narwo n'umunyamuryango ariko urugaga rw'abavoka mu rwego rwo kwiteza imbere rwanashinze ikigo cy'ubucuruzi n'icyo kigo n'umunyamuryango. Tumaze ubu ngubu tugiye kumara imyaka 2 dukorana na RNIT iterambere fund ariko ejo umuyobozi mukuru ampamagara naramubwiye ngo ikintu kimwe nicuza no kuba twaratinze ariko aho twatangiriye inyungu tumaze kubona ntekereza ko wenda ari uko abantu bamwe na bamwe bashobora kuba batabizi. Mwe muri hano ndatekereza ko mubizi mumaze no kubibona. Nta hantu na hamwe ushobora kubona inyungu zingana n'izitangwa na RNIT iterambere fund ku bwizigame bwawe cyangwa se ku ishoramari waba wakoze muri ubu buryo bakoresha. Mbere y'uko menya iki kigega RNIT iterambere fund nari maze ngiye kumara imyaka 14 nkora umwuga nababwiye. Nari maze gusobanura nafashe umwanya wo gutekereza nsobanukirwa icyo kwizigamira bimaze nicyo bishobora kugufasha mu iterambere ryawe risanzwe rya buri munsi mu muryango wawe wowe ubwawe abagukomokaho abo ugomba gufasha no mu buryo butandukanye. Ariko uburyo nabikoraga n'uburyo amabanki n'inyungu bampaga nta hantu bihuriye na hamwe n'inyungu zitangwa na RNIT iterambere fund. Nkaba ntekereza ko ibi ndimo kuvuga wenda buri wese uri hano nk'umunyamuryango azi uko abibona bitewe n'ishoramari yakoze. Uko rigenda rirushaho kwiyongera niko n'inyungu zigenda zirushaho kwiyongera. Uko rigenda rirushaho kumaramo igihe niko n'inyungu zigenda zirushaho kwiyongera. Ibindi byiza ntekereza ko nababwira ntareka kuvuga nibi bavugaga by'ikoranabuhanga. Ngiye buri gihe saa 12 za nimugoroba iyo mvuye ku kazi mfata umwanya nkajya kuri telefone nkareba ayo nungutse ku munsi. No kuvuga ngo ntabwo no muri banki wenda utabasha kubibona ariko uburyo iterambere RNIT iterambere fund ikoresha buroroshye ku buryo bituma ubasha no kumenya uko ishoramari wakoze rigenda ryunguka. Ibyo rero byatumye tunatekereza noneho mu buryo bwagutse uburyo noneho tugiye no kugera ku bagize urwo rwego nababwiye nyobora buri wese umwe ku wundi, kuko iyo ubonye ikintu gifite akamaro cyangwa se ikintu cyiza giteye nka RNIT ukakigumana wowe ubwawe haba hari ikibazo. Kuko ndatekereza ntashidikanya yuko abanyamuryango bose bavuze mufite ababakomokaho mufite inshuti zishobora gufasha kugira ngo iki kigega cyacu gikomeze kugira ubushobozi burenze ubwo gifite ariko noneho munabibonemo inyungu irenze iyo aho igeze ubu
ndetse n'abo bantu muzaba muzanye ndatekereza ntashidikanya yuko bizagera igihe bakabashimira yuko mwababwiye amakuru abafitiye akamaro. Nta kintu gikomeye ubu ngubu nababwira jyewe ubwanjye ku giti cyanjye cyangwa n'urwego ndimo turatira abandi nko kuba twumva yuko dufite uruhare rukomeye mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu, ariko tukabibonamo inyungu. Murumva icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ubu mwebwe ko mwicaye hano mushobora kuba mutabizi kubera ko utekereza yuko ishoramari wakoze muri RNIT ari rito, ariko iyo ukoze ishoramari rijyanye n'ubushobozi ufite, nanjye ngakora iryanjye rito n'undi agakora undi rito, hanyuma tukaba abantu 1,000 angahe cyangwa se 15,000, icyo gihe ubukungu bw'igihugu buba bugira inyungu, hakanabasha no gukorwa ibikorwa remezo bitandukanye mubona bituma igihugu cyacu gikomeza gutera imbere. Mu bukungu bwacu, muri ekonomi yacu, wenda bari hano bashobora kuba bazi ibijyanye n'ubukungu, amafaranga miliyari 41 ntabwo ari akantu gato, ni umusanzu ukomeye, ni umusanzu ukomeye. Kandi uko tuzagenda ukomeza kwiyongera ni nako nawe ya nyungu yawe irimo izagenda ikomeza kwiyongera. Mubitekereze muri ubwo buryo. Nkaba numva rero wenda nagarukiriza aho, ariko icyo nababwira nuko kuba muri hano ntabwo sintekereza ko hari igihe kimwe muzagera mu byicuze, ahubwo muzakomeza kubona yuko bifite inyungu. Murakoze. Murakoze cyane.